izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Dushimye Imana ku byigisho byiza yatwigishije kandi bikomeye. Inshuro nyinshi turavuga ngo Imana yatwigishije ibyigisho byiza byari bikomeye rwose, twatsinzwe. Reka ntangire mbaza iki kibazo, bijya binkomerera, reka namwe icyo kibazo tugisangire, kuko twese dusangiye uru rugendo, dusangiye urugendo, twese dufite imbaraga nkeya, twese turi abanyabyaha nk'uko umwigisha yabivuze, umaze gusenga bivuze. Igihe cyose twumviye ijambo ry'Imana, tumaze igihe kinini dusenga mu buryo bw'ikoranabuhanga, tumaze igihe kinini tujya mu rusengero, tumaze igihe kinini tujya mu matsinda, ariko buri muntu wese nibaze mu mutima we kandi awusubize. Mbese ibyo twize twagwije ubumenyi gusa bwo kubwira abandi? Ibyo twize byaraduhinduye? Ubu turi ku musozo w'ibihe mu ijuru, urubanza ruri hafi kurangira, buri muntu niyite ku iherezo rye. Twe kwishimira ko twize ibyigisho byinshi, twatsinzwe, kuko Kristo azarinda agaruka rwose tugitsindwa, ariko kudahinduka bizatuma turimbuka. Ariko ntabwo nifuza ko tuzaba umugabane w'abarimbuka, nifuza ko tuzaba umugabane w'abazajya mu ijuru. Reka rero buri muntu wese atekereze yibaza ku bintu byose yize, ndetse no ku bintu byose twize icyo byamumariye. Niba nta kintu byakumariye, byaragwije amakuru muri wowe ndetse no kubwira abandi, abantu bakumva ko dufite ibintu byinshi byo kuvuga, ukamusaba Imana imbabazi uyu munsi, twifuze guhinduka, twifuze ko na bikeya Imana ituganirije uyu munsi bikiza imitima yacu. Ubu umutima wanjye niwe uri mu kaga, umutima wawe niwe uri mu kaga, buri wese reka yifuze guhinduka, twe kuzaba ibyapa biyobora abagenzi. Umaze kuyobora gahunda yasenze, Imana imuhe umugisha, ariko reka twongere dusenge. Urakoze Mwami Yesu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugiye kwiga amagambo yawe, kandi wasezeranye ko ijambo ryawe rifite umumaro wo kuduhindura. Ndagusabye kugira ngo iri jambo tugiye kwiga ndetse n'ayo twize akore ku mitima yacu, imitima yacu ikabakabwe kurusha ikindi gihe cyose. Mwuka wawe wera ayikabakabe cyane umunsi dufata imyanzuro iheruka y'imibereho yacu, kugira ngo tuzabane nawe mu izina rya Yesu, amen. Abigisha kuva nimugoroba bakoze Imana ibaha umugisha. Dufite insanganyamatsiko ngari ivuga ngo umugore mu gihe nk'iki. Umugore mu gihe nk'iki, mbese ubundi turi mu gihe, buri muntu wese niyibaze, turi mu gihe kimeze gute? Buri muntu wese narebe amaso, ibitekerezo bye nabiganisha hirya no hino, arebe igihe turimo kimeze gute, umugore mu gihe nk'iki. Kandi barangije baratubwira ngo abagore bera ba kera biringiraga Imana. Abagore bera ba kera biringiraga Imana. Ngira ngo impamvu twatoye insanganyamatsiko, twifuje kureba abagore bera ba kera biringiraga Imana, natwe twifuza kwiringira Imana. Njya nkunda kuvuga ku bantu dukunda kwigana cyangwa kuganira, niba mu by'isi kera wajya gusanga kuri televiziyo hariho ibiganiro byerekana abantu bateye imbere. Ndabyibuka hari ikiganiro abantu bajya baseka cyane, ninyivuga namwe muracyumva, umuntu akakubwira ati ngewe natangiye curuza igi rimwe, none ubu nubatse etaje. Undi akakubwira ati natangiye mfite inkoko imwe. Mbega utuntu dutoya. Niba dushobora kurebera ku bantu ibyo bagezeho bahereye ku kantu gatoya, niba ushobora kuba uri ku rwego rw'ubuzima bwo hasi cyangwa ubwo uriho ubu, ariko iyo wifuza kubuvaho mu by'ubu buzima ntabwo ubitekereza mu mutwe, uragenda ukareba ngo kanaka nifuza kumera nkawe yabigenje ati, uwo muntu babita ngo ni aba role model. Uwo muntu ukagenda ukamureberaho, kandi ibyo yagezeho nawe ukabigeraho. Niba muri ubu buzima bw'ubuzima busanzwe dushobora kurebera ku muntu kandi ibyo yagezeho tukabigeraho cyangwa tukanamurenza, ni gute mu by'Imana tudashobora kugira umuntu tureberaho? Niyo mpamvu twarebeye kuri Abigayire, niyo mpamvu twarebeye kuri Bahana, niyo mpamvu twarebeye ku babyeyi benshi. Ngira ngo umwigisha wa nimugoroba yatangiye atubwira ati turi kureba abagore beza babaye ibyitegererezo. Twagiye turi abagore benshi batandukanye nk'uko yabitubwiye, bagiye baba ibyitegererezo muri Bibiliya.
duhereye kuri mama wa Mose, reka mvuge kuri mama wa Mose gatoya. Mama wa Mose yatwise umwana we ndetse ashyiramo umwana w'iby'Imana. Nubwo umwana we yageze aho akagenda agatandukana na mama we, ariko ibyo yamushyizemo byatumye Mose ayobora Abisirayeli, kandi Mose abikiye ubugingo buhoraho. Byatumye nibaza no ku babyeyi bagiye baba ababyeyi babi. Urugero navuga mama wa Nero. Mama wa Nero yari umugore mubi cyane, yigisha n'umwana w'imico mibi, ubu Nero azarimbuka. Bivuze ngo nk'uko umwigisha wambanjirije amaze kubivuga, dufite uruhare rukomeye kugira ngo abagize, kuko ari twe tuzana abantu ku isi, dufite uruhare rukomeye mu bugingo bwabo bw'ahazaza cyangwa kugira ngo bazarimbuke. Nicyo kintu Satani arwanya muri iyi minsi. Niba hari umuntu arwanya cyane, burya ushatse no kureba ikintu gifite agaciro, uzarebe ikintu kirwanywa cyane, icyo kintu kiba gifite agaciro. Niba hari umuntu urwanywa cyane atari n'undi muntu umurwanya, we ubwe yirwanya, ni umugore. Dukora imirimo yo mu rugo tukijujuta, abana bagakubagana tukijujuta, ibintu byinshi abaturanyi tugahora twijujuta. Satani kugira ngo aduheze muri ako kantu, tuzarimbukire muri ako kantu. Dufite ibintu byose biratuzengurutse. Ngira ngo mu nama zigirwa itorero ho niho babivuze neza, baravuga ngo umugabo n'abana ngo nabashyitsi mu rugo. Bivuze ngo umugore niwe nyir'urugo, ngo nabashyitsi mu rugo. Niba abagore ari twebwe ba nyir'urugo, iyo abashyitsi bari buze turabitegura, tugakubura, tugakoropa, tugakaraba, tukambara neza, imiryango yacu tukabashyira ku murongo, kandi abashyitsi koko baza bagasanga ahantu hameze neza. Ibyo bintu dukora muri ubu buzima bwo mu isi, dukwiye kubikora tunitegura ko Kristo agiye kugaruka. Abagize inzu yacu tukabashyira ku murongo, ariko se tuzabashyira ku murongo twebwe tutari ku murongo? Umwigisha nimugoroba rero yakoze, n'abigisha mu gitondo bose bakoze, ntabwo nsubiramo ibyo bigishije, ariko izingiro rya byose ni uko umugore agomba, ngira ngo Viviane niyo watwigishije icyigisho nagikunze cyane, yatwigishije icyigisho kivuga ngo kugira Yesu inshuti kugera ku iherezo. Ngira ngo nicyo kidukwiye. Dukwiye kugira Yesu inshuti, nitugira Yesu inshuti n'abacu bose tuzabageza kuri Kristo, kandi iherezo ryacu ryose rizabe ryiza. N'umwigisha Sara niyo watwigishije ikindi cyigisho nacyo cyabaye cyiza, kurokora abagize umuryango. Nicyo natwe duhamagarirwa, turahamagarirwa kurokora abagize umuryango wacu. Kandi ijambo ry'Imana ntabwo ryavuze ibintu bidashoboka. Abagore bagaragara nk'abanyantege nkeya, nyamara Imana yabahaye imbaraga. Nta muntu n'umwe, nubwo dukunda kuvuga ngo abantu baradusuzugura, ngo duciye bugufi, nitwe twicisha bugufi, nitwe twisuzuguza. Kuko Imana yo, niba umwigisha umbanjirije yavuze ngo imbaraga ikurikira y'Imana ni imbaraga y'umugore. None se niba ijambo ry'Imana ryarabivuze gutyo, ukaba nyine wisuzuguye, nta muntu wadusuzuguye, nta muntu wadushubije inyuma. Ni twebwe mu bitekerezo n'isi abantu batwumvisha ko twasigaye inyuma. Umurimo, nasomye amagambo avuga ngo imirimo yonyine umugore akora, aramutse ayikoze neza akiranuka, ibyo byonyine, imirimo y'umugore ntabwo avuga ngo ni uguteka gusa byonyine. Umwigisha niwe uvuze ngo ari kutwereka mu kanya umurimo umugore akwiye gukora. Dufite imirimo myinshi, kandi iyo mirimo myinshi Imana yayidushyiriyemo agakiza, ngo tuyikoze neza dukiranuka, ibyo byonyine byazaduhesha ijuru. Ariko ikibazo tubikora twijujuta, tubikora twumva ko utagagombye kubikora, tubikora twumva ko atari ibyacu, ahubwo tugashaka kujya mu by'abandi. Imana rero itubabarire. Abigisha bose bakoze, Imana ibaha umugisha. Tugiye kwiga icyigisho gisoza isabato. Ni icyigisho gikomeye cyane. Twagiye tubona abagore b'icyitegererezo cyiza. Ubu ngubu tugiye kureba ku mugore witwa Esiteri. Ikintu tugiye kumureberaho, tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo gushaka Uwiteka mbere yo kurimbura abubaha Imana. Gushaka Uwiteka mbere yo kurimbura abubaha Imana. Ngira ngo iki cyigisho nkiga nasanze neza gisa n'ibihe turimo.
ngira ngo kiri mu cyigisho umwuka w'ubuhanuzi wahamije ko dufite ibyigisho byinshi, umugani w'abakobwa 10, ijambo ry'Imana ryaduhamirije ko icyo gihe kizongera kikabaho mbere y'uko Kristo agaruka. Dufite ibyigisho byinshi, ijambo ry'Imana ryagiye rishyiraho akadomo ko ibyo bintu bizagaruka. Ni kimwe n'iki cyigisho cya Esiteri, turaza kubibona. Ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko ibi bihe Esiteri yabayemo, ibyo bihe bizongera bikagaruka. Reka rero twige icyiciro kivuga ngo gushaka Uwiteka mbere yo kurimbura abubaha Imana. Nk'ubu tugiye twese turambure Bibiliya zacu, tugiye kureba amagambo ari muri Esiteri igice cya 3. Hari amagambo avuga ngo Moridekayi asuzugura Hamani nawe ashaka kurimbura Abayuda. Mbere y'uko iki gice cya 3 gitangira, hari umutwe uvuga ngo Moridekayi ahishura inama z'abagambaniraga umwami. Ni abagabo babiri bagambaniraga umwami. Moridekayi muzi ko yicaraga ku irembo ry'ubwami, arabimenya, arangije abibwira Esiteri, kuko Esiteri yari umugore w'umwami. Abibwira Esiteri, Esiteri abibwira umwami. Ikintu hano baravuze ngo umwami yarabigenzuye. Aya magambo yaranejeje. Inshuro nyinshi tujya tubwirwa ibintu tukata tubifata ko ibyo bintu ari ukuri tutabigenzuye. Izo ni intege nkeya, ariko umwami yarabigenzuye asanga ko ibyo bintu ari byo. Hepfo yaho hari amagambo avuga ngo Moridekayi asuzugura Hamani nawe ashaka kurimbura Abayuda. Dusome. Hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Hamedata Umwagagi, amugira umutware mukuru, intebe ye ayiha icyubahiro, ayirutisha iz'abatware bose bahakanywe. Abagaragu b'umwami bose babaga bari ku irembo baramupfukamiraga bakamuramya, kuko umwami ariko yari yarategetse. Ariko Moridekayi we ntiyamupfukamiraga ngo amuramye. Hamani yahawe icyubahiro, kandi umwami ategeka yuko bazajya bapfukamira Hamani. Abandi bose abagaragu bakamupfukamira, ariko Hamani we ngo ntabwo yigeze amupfukamira. Ariko Moridekayi we ntiyamupfukamiraga ngo amuramye. Bukeye abagaragu b'umwami bari ku irembo ry'ibwami babaza Moridekayi bati, ni iki gituma ucumura ku itegeko ry'umwami? Bakomeza kumuhana uko bukeye. Atabyumvise babiregera Hamani ngo barebe ko yemera ibya Moridekayi, kuko yari yireguje ko ari Umuyuda. Aya magambo arakomeye cyane. Bamaze kubona ko Moridekayi adapfukamira Hamani, kandi gupfukamira Hamani byari itegeko ry'umwami, ngo bagenzi be bari kumwe ku irembo, ngo barakomeza baramuhata ngo barebe ko yava ku izima agapfukama nk'uko itegeko ryabivugaga. Ngo bakomeza kumuhana uko bukeye. Uko bukeye barabimubwiraga bati, Moridekayi rwose ibyo bintu urimo ntabwo ari byo. Umutwe nawe wafunze, umutwe warakabije rwose, gupfukama nta kintu bitwaye, pfukamira Hamani. Ngo bukeye abagaragu b'umwami bari ku irembo ry'ibwami babaza Moridekayi bati, ni iki gituma ucumura ku itegeko ry'umwami? Bakomeza kumuhana uko bukeye. Atabyumvise babiregera Hamani ngo barebe ko yemera ibya Moridekayi. Atabyumvise babiregera Hamani ngo barebe ko yemera ibya Moridekayi, kuko yari yireguye ko ari Umuyuda. Moridekayi yireguye ko ari Umuyuda. Abayuda bapfukamiraga Imana yonyine. Moridekayi yarababwiye ati, ngiye mpamvu ntapfukamira umuntu ni uko mfukamira Imana gusa. Hamani abonye yuko Moridekayi atamupfukamiye ngo amuramye, ararakara cyane. Reka mbabazi, ibi bintu dusomye hano aha hantu tugejeje, ntago muratangira kubona exercice yabyo. Ndagira ngo munsubize muri chat. Umuntu yari ari aho ngaho
ari kumwe n'abandi bantu. Moridekayi ari kumwe n'abandi bantu, ariko Moridekayi agakora ibitandukanye n'ibyo bakora kubera itegeko, kubera ko yubahaga Imana. Abantu b'Imana hari ibintu tutagomba gukora, abapagani bakora, abatuzengurutse bakora. Hari ibintu nk'uko Moridekayi yari ari ku irembo ry'ibwami, ariko nubwo yakoraga ibwami, hari ibintu abandi bakoraga batakoraga. Ni inshuro zingahe tuba turi mu bapagani ariko udashaka kudutandukanya n'abapagani, ugasanga yaba ari abapagani ibyo bakora natwe turi kubikora. Igihe cyose umuntu w'Imana ahantu ariranga, hari ibyo abapagani bakora wowe udakora, kubera ko wubaha Imana, kubera ko Moridekayi yari umuyuda, niyo mpamvu atapfukamaga. Ngo abona yuko gufata Moridekayi wenyine ari ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Moridekayi. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura abayuda bose bari mu gihugu cya Ahasuwerusi cyose, ari bo bwoko bwa Moridekayi. Igihe cyose kandi nicyo gihe tugezemo, abantu b'Imana aho bari batazakora ibyo abapagani bakora, isi izagira umujinya. Kandi nicyo gihe tugezemo, isi irakariye ubwoko bw'Imana. Ngo Hamani yararakaye cyane. Ikintu gitangaje, umuntu wari wanze gupfukamira Hamani yari umuntu umwe, ariko we ubugome bw'isi bavuga ko abayuda bose bagomba kwicwa, abato n'abakuze, turaza kubibona, n'abakecuru n'abasaza. Hanyuma umurongo wa 8, hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati, hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagiye mu mahanga yo mu bihugu utegeka byose. Amategeko yabwo ntahura n'ayandi mahanga, kandi ntibumvira amategeko y'umwami. Nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Reka mbabaze, ibi bintu dusomye ahangaha ni bishyashya mu matwi yanyu, ni bishyashya mu maso yanyu, cyangwa muri kubibona? Ngo amategeko yabo ntagahura n'ayandi mahanga. Barya isaha zihariye, mu kanya umwigisha amaze kubitubwira. Iyo batwite ntago bambara nk'uko abandi bambara. Nigeze kujya kwa muganga, ikintu cyantangaje kiranambabaza, umwigisha ari kutwigisha mu kanya. Nigeze kujya kwa muganga, nari ngiye kwipimisha, kwa kundi ababyeyi bajya kwipimisha, nkahura n'umugore wa indari y'imvutsi aherekejwe n'umugabo we. Umugore we yambaye akantu kagera hejuru yo mu mavi, inda yayihambiriye, umugabo amuri inyuma afashe isakoshi amuherekeje. Reka mbabwire mwa bagabo, nubwo abagore nabo bafite ikibazo, namwe abagabo mufite ikibazo. Ni gute umugabo wubaha Imana ajya inyuma y'umugore wambaye ubusa? Niba abagore Imana yabagize abatware bacu, umugore wawe unanirwa kumuhana. Ariko naje gusanga ibintu byinshi abagore bakora ngo ari byo ngo abagabo babo baba bakunda. Rero dukwiye kwihana. Hari n'igihe turenganya abagore ngo babihambiriye, umugabo yamubwira ati jya ujya kuri taye anatwite. Hari abagabo bameze gutyo, akajya abwira umugore ati ujya no kuri taye, dore wabyibushye, dore ibiro byiyongereye, dore rwose. Umugore ugasanga ahora yihambiriye, ahora mu nkweto ndende, ngo umugabo ngo nibyo akunda. Dukwiye kuba abantu b'Imana. Nubwo yabikunda, ibyo bijyana umuntu kurimbuka. Niba warahisemo kuba umuntu w'Imana, umuntu w'Imana. Ahangaha Hamani yabwiye umwami, aramubwira ati hari ubwoko bubaho ukwabwo, bufite ayandi mategeko, butarya nk'uko turya, butanywa nk'uko tunywa, budasenga igihe dusengera. Kandi ubwo bwoko bwuzuye mu gihugu cyawe, burahari, bugiye buri ahantu henshi. Amategeko yabwo ntahura n'ayandi mahanga, kandi ntibumvira amategeko y'umwami. Nicyo gituma ntacyo byunguye umwami kubihanganira. Umwami nabishima iteka ricibwe.
baryandike ko barimburwa, nanjye nzatanga itarano n'ifeza inzovu nziha abanyabintu b'umwami bazishyire mu bubiko bwe. Hamani noneho waravuze ati nzaguha n'amafaranga, ariko ahangaha umwami yarayanze. Ku murongo wa 13 ngo nuko bohereza inzandiko baziha intumwa zizijyana mu bihugu by'umwami byose ngo bice abayuda bose, abakuru n'abato, abana bato n'abagore, babarimbure babamareho umunsi umwe, ari wo munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, kandi ngo bajyane ibintu byabo ho iminyago. Maze bandikira amahanga yose bakurikije urwo rwandiko ngo bitegekwe mu bihugu byose ko bitegura uwo munsi. Hamani yagiriye inama umwami. Ubu hano hanze hari abantu bari kugira inama isi kandi mutagerana n'abantu bakure. Nk'uko Hamani, Moridekayi yari ari hafi aho ngaho ya Hamani, ntabwo Moridekayi yari ahantu kure. Yego. Hanyuma igice cya 4, abayuda barizwa n'itegeko ry'umwami babibwira Esiteri. Igice cya 4 kitubwira ukuntu ahantu hose iryo tegeko ryageraga ngo hacuraga umuboroga, abantu bumvaga iteka rigiye gucirwa, abantu barahangayika, ariko ikintu gitangaje ngo abayuda barizwa n'itegeko ry'ubwami babibwira Esiteri. Ntabwo bacecetse, ntabwo umuntu yabyumvisha ngo agenda abivuga inkuru. Hari n'ukuntu inkuru ziza ugasanga twaheze mu nkuru gusa. Dukwiriye kumenya n'icyo tugomba gukora. Ngo abayuda barizwa n'itegeko ry'umwami, bamaze kubimenya abayuda barizwa n'iryo tegeko. Hanyuma babibwira Esiteri. Nuko Moridekayi amenya ibibaye, ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, yitera ivu, arasohoka ajya mu murwa hagati, araboroga, ataka ijwi rirenga ry'umubabaro, ajya imbere y'irembo ry'umwami kuko ari ntawe abashaga kurinyuramo yambaye ibigunira. Kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka ry'umwami ryageraga habagaho umubabaro mwinshi mu bayuda, bakiyiriza ubusa, bakarira, bakaboroga, kandi benshi muri bo biryamiraga hasi ku bigunira no mu ivu. Bukeye abaja ba Esiteri n'inkone ze baraza barabimubwira, arababara cyane, yohereza Moridekayi imyambaro yo kwambara ngo bamwambure ibigunira, ariko yanga kuyambara. Nuko Esiteri ahamagara Hataki wo mu nkone z'umwami, uw'umwami yari yategetse kumukorera, amutuma amwihanangirije ngo asange Moridekayi amubaze ibibaye n'impamvu zabyo. Esiteri we ntabwo yaramenye ibyabaye, yumvishe Moridekayi yumva ari mu ishusho idasanzwe, wakora uburyo bwo kugira ngo yandike mwene wabo, amwohereza imyambaro yo kwambara, amubwira ye kumera gutyo. Ariko Moridekayi wari uzi icyo ashaka. Moridekayi aranga akomeza gutaka. Nyuma Esiteri yohereza noneho abantu bamubaza ngo icyo ashaka. Arangije ngo nuko Hataki aragenda asanga Moridekayi, umurongo wa 6, ku karubanda ku irembo ry'ibwami. Moridekayi amutekerereza ibyamubayeho byose n'umubare w'impiya uko zingana Hamani yasezeranye kuzashyira mu bubiko bw'umwami, azitanga ku bayuda ngo abarimbure, kandi amuha urwandiko rukurikije urw'iteka ryamamajwe ishushani ryo kubarimbura, ngo arwereke Esiteri arumusomere. Ahera ko amwihanangiriza ngo asange umwami, amwinginge ahakirwe bene wabo kuri we. Hataki aragaruka abwira Esiteri ubutumwa bwa Moridekayi. Esiteri atuma intumwa, na Moridekayi ntiyatinza, amubwira uko byagenze kose. Ikintu gitangaje yamubwiye n'icyo gukora. Ntabwo yamubwiye ati umva uko byagenze, ubwo umupira ndawukurekeye, ishakira icyo gukora.
yamubwiye n'icyo gukora ngo asange umwami atakambira ubwoko bwabo. Esiteri yihara yemera guhakirwa bene wabo, maze Esiteri atuma Hataki ubutumwa kuri Moridekayi ati, abaragaragu b'umwami bose n'abantu bo mu bihugu by'umwami bazi yuko umuntu wese, umugabo cyangwa umugore usanze umwami mu rugo rw'ikambere adahamagawe, hariho itegeko rimwe gusa kuri bene uwo aricwa, keretse uwo mwami atunze inkoni ye y'izahabu, bisobanurwa ngo akire. Ariko njyewe maze iminsi 30 umwami atampamagaye ngo musange. Nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Moridekayi nawe aramutuma asubiza Esiteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami, kuko niwicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Buriya inshuro nyinshi dukunda kuvuga ngo Esiteri yabaye intwari. Nibyo koko Esiteri yabaye intwari nk'uko turi kubireba, ariko inyuma ye hari undi muntu witwa Moridekayi. Hari undi muntu witwa Moridekayi uri guha imbaraga Esiteri, uri kumubwira icyo gukora, kandi Esiteri nawe ateze amatwi. Rimwe na rimwe natwe tujya dutanga inzitwazo. Esiteri yamuhaye inzitwazo, aravuga ati, urabizi yuko iyo umuntu asanze umwami igihe kitari cyo, umwami arapfa. Nanjye maze iminsi 30 umwami atampamagara. Esiteri nk'uko yavuze ati, bigende gute ko nanjye umwami adaheruka kumpamagara, ndabigenza gute? We yumvaga nta gisubizo afite. Ariko Moridekayi aramwerurira. Ntabwo Moridekayi yamuryarye, yamubwije ukuri, amuga ati, niwiceceke nta kizabuza wowe n'inzu ya so kurimbuka. Umurongo wa 15. Nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi aramusubiza ati, genda uteranye abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa, munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Esiteri ni umugore mwiza nk'uwo. Esiteri mu kumara kuganira, iki cyari ikiganiro cyo hagati ya Moridekayi na Esiteri. Ariko mbabazi, twebwe nk'abantu b'Imana, ni ikihe kiganiro tujya tuganira? Moridekayi ari kumubwira ikibazo gihari, na Esiteri akamubwira ikibazo gihari, ariko mu kuganira kwabo nta buryarya bwajemo. Yanamweretse ko no gupfa bashobora gupfa, nta hantu bafitiye ubuhungiro. Ariko twebwe rimwe na rimwe nk'abantu b'Imana turaganira tukanaryarya. Ukajya ubwira umuntu uti nuko byari bikwiye kumera ihanga, ukajya wanga kwiteranya n'umuntu. Moridekayi nawe yari kwanga kwiteranya na Esiteri akicecekera, kubera yuko bigaragara yuko basa n'abateranya amagambo ariko atari amagambo y'abapagani, bafite ikiganiro kandi ikiganiro gikomeye. Nk'abantu b'Imana iyo tugeze mu bintu bikomeye, iyo tugeze mu bintu bikomeye turi kuganira turi babiri, tubigenza dute? Rimwe na rimwe turaganira turi babiri, ukajya ubwira umuntu ukamubwira ibintu bitari ku mutima wawe, ugahindukira inyuma ugahita ubwira uwundi uzi ukuntu byagenze. Kanaka. Reka mbabwire, dukwiye kuganira nk'abantu b'Imana, kandi tukagirana inama ziturutse ku Mana. Umwigisha wa nimugoroba niwe watubwiye ikintu gikomeye. Rimwe na rimwe hari n'igihe tuzadufata umwanzuro wo kutaganira, kubera yuko ibyo turi kuganira, umuntu ugiye kuganira nawe ni ubwo kuguca intege. Ariko nk'abana b'Imana niba turi kuganira muri uru rugendo, twese dufite ibidukomereye. Hari igihe tuganira turi abanyabyaha, tugaherera turi abanyabyaha. Hari umubyeyi umwe twigeze kuganira, aje arambwiye, twari turi kuvuga ku ngingo y'abagore. Icyo kintu cyankumyemo sinzi impamvu cyankuye, ariko cyarambabaje. Arambwira ati, erega niko abagore twaremwe, nta kundi twabigenza. Turi kurimbuka ngo nta kundi twabigenza.
kuvuga ngo niko twaremwe ngo nta kundi twabigenza, ntabwo tuzabijyana mu ijuru. Biradusaba kwihana, biradusaba kwihana. Umuntu wese avukira mu cyaha. Niba ariko twavutse niko umunyacyaha dukeneye guhinduka, nicyo cyazanye Kristo. Wikumva ngo niko waremwe, wishyigikira intege nke zawe ngo nuko waremwe, ahubwo ririra Imana kugira ngo uhinduke. Ndirira Imana kugira ngo mpinduke. Umurongo wa 15. Nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi aramubwira ati genda uteranye abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo munywa cyangwa murya, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami, nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Aho Esiteri narahasomye nongera kwibuka umugaragu w'Imana Mose. Esiteri ariko mwumva umugore uzi no gutanga amabwiriza iwe, atari amabwiriza amwe yo kugira ngo hari ibintu by'isi byaje ngo ni uburinganire. Reka mbabwira, umugore wese ufite uburinganire muri we ni umupagani. Iryo jambo sinzi niba ryumvikanye. Usanga buri gihe duhora twisumbukuruza ngo uburinganire, ibyo ni ibintu isi yazanye. Dufite aho Imana yatugejeje, n'abatware bacu bafite aho Imana yabashyize. Ni mu Migani havuga ngo umugore ngo arabyuka ngo akagabanyaho mu rugo rwe imirimo. Buri muntu wese afite Imana yamushyize. Esiteri nk'umuntu ubana n'abaja be, ariko ibaze umuntu ufata umwanzuro n'abaja be akavuga ngo abaja banjye turiyiriza ubusa dusenge, kandi bakamwumvira. Ntihagire uvamo ngo amubwire ngo njyewe mu byo kwiriza simbyumva, ngo njyewe burya sindi umudive, ngo njyewe burya ngo nizo nzitwaza. Natwe tukanazishyigikira bati uriya ntabwo ari umudive, mfite umukozi w'umudive niyigendere kwikorera ku isabato. Ubwo nyine Esiteri yari azi no gushyira abo mu rugo rwe ku murongo, atari amategeko yo gukandamiza abantu, ahubwo kubera uko Esiteri yabanaga nawe. Mu rugo rwawe ufitemo iyihe gahunda ku buryo ki abantu bo mu rugo ushaka kubabwira ngo reka twirize ubusa dusenge bakakwemerera? Twirwa muri za jugujugu, twirwa umva. Esiteri ni umugore mwiza, Imana imuhungisha. Umugore wabashije gushyira abo mu rugo rwe ku murongo, banasengera ikibazo bafite. Tugira ibibazo ugasanga byashiriye mu magambo turi kubibwira umuhizi n'umugenzi. Nyamara dukwiye kumenya yuko ibibazo, ijambo ry'Imana avuga ngo dukwiye kubwira Imana yacu akanini na gato, igikomeye n'icyoroheje. Esiteri yarabimenye. Mu kuganira na Moridekayi bafata umwanzuro wo gusenga iminsi 3. 17. Moridekayi aherako aragenda abigenza uko Esiteri yamutegetse. Aragenda, abari bari kumwe na Moridekayi barasenga, abari bari kumwe na Esiteri barasenga. Esiteri arari ku mwami na Hamani. Cye cya 5. Bukeye ku munsi wa 5 Esiteri yambara imyambaro y'ubwamikazi, ajya mu rugo rw'ingombe rw'inzu y'umwami, kandi umwami yari yicaye ku ntebe y'ubwami mu nzu y'umwami areba mu muryango. Nuko umwami abonye umwamikazi Esiteri ahagaze mu rugo, Esiteri amutonaho. Umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu yari afite mu ntoki. Esiteri aherako yigira hafi akora ku mutwe w'inkoni. Nuko umwami aramubaza ati urashaka iki mwamikazi Esiteri, cyangwa icyo usaba ni iki? Icyo usaba ni igiki? Ndakiguha naho cyaba umugabane w'igihugu cyanjye. Murumva imbaraga iva mu masengesho. Esiteri yafashe umwanya arasenga. Ntabwo Esiteri yafashe umwanya ngo afate telefone ngo ahamagare abayuda bose ngo muzi ibyabaye, ngo yamamaze inkuru ngo muzi noneho akatubayeho. Esiteri yaravuze ngo reka basenge, kandi iki ngiki ni icyavuye mu masengesho basenze. Ibyo umwami atakoraga, umwami amutunga inkoni. Arangije amubwira ko n'icyo akeneye cyose ari bukimwe, niyo cyaba igice cy'igihugu cye.
hanyuma umurongo wa 4 Esiteri aramusubiza ati umwami nabishaka uyu munsi nazane na Hamani mu nkera mwiteguriye. Umwami aherako arategeka ati nimutebutse Hamani kugira ngo icyo Esiteri ashaka aba ari cyo kiba. Esiteri yari umugore w'umunyabwenge, ntabwo yahise ahutiraho ngo avuga ati buriya urabizi. Yari azi gutegura ibintu bye neza yitonze, ntabwo yahubukaga. Hanyuma ku murongo wa 9 haravuga ngo Hamani ashinga igiti cyo kumanikaho Moridekayi. Muribuka ko inzandiko zari zatanzwe, Moridekayi we yiteguye kumanika Hamani yiteguye kumanika Moridekayi ndetse n'abayuda bose bakicwa. Igice cya 6 umwami amenya ko Moridekayi ari we wamuburiye. Nyuma yaho umwami abura ibitotsi, ategeka ko bazana igitabo bandikagamo ngo bamubwire, igitabo cy'ubucurabwenge. Muribuka ko twatangiye tureba uburyo ki Moridekayi ari we waburiye umwami, kandi umwami akabigenzura agasanga nibyo. Hanyuma muri iryo joro umwami abura ibitotsi, bamusomera igitabo cy'ubucurabwenge. Niho yasanze ko Moridekayi ari we waburiye umwami yuko hari abantu bashaka kumwica. Arabaza ati ariko uyu muntu yahembwe iki? Izi ni imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho zibuza n'umwami ibitotsi. Izi ni za mbaraga z'amasengesho ya Esiteri na Moridekayi nabo bari kumwe. Ntago bigeze babwira abayuda bose aho batataniye ngo basenge, bo bari bari mu kibazo. Barateranye barasenga. N'igihe duhura n'ikibazo mu kugikwirakwiza turi gukorera Satani, tukaba turi gucika intege. Dukwiye kumenya aho igisubizo cy'ikibazo dufite kibonerwa, ni mu masengesho nta handi. Hanyuma umwami abura ibitotsi, hanyuma amenya yuko Moridekayi wamuburiye. Niho yahembwe. Ngira ngo inkuru yose murayizi. Igice cya 7 Esiteri ahakirwa ubwoko bwabo, Hamani amanikwa. Muri ya nkera Esiteri yasabye umwami, Moridekayi araza, Hamani araza n'umwami barazana. Moridekayi umwami kazi Esiteri abwira umwami uko bimeze. Hanyuma umwami ategeka yuko ibyo yari yategetse gukorerwa Moridekayi niwe byakorewe. Igiti Moridekayi yari kubambwaho niwe wakibambweho. Igice cya 8 kiravuga ngo Moridekayi yakuzwe iteka ryo kwica abayuda rikuka. Moridekayi yarahembwe kuko yaburiye umwami, kandi iteka ryo kwica abayuda rirakuka. Aha ngaha harimo amagambo akomeye cyane. Dusome igice cya 8 ngo uwo munsi umwami Hasuwerusi agabira umwami kazi Esiteri ibya Hamani umwanzi w'abayuda. Maze Moridekayi yaza imbere y'umwami kuko Esiteri yari yavuze icyo bapfana. Umwami aherako yiyambura impeta iyo yari yatse Hamani ayiha Moridekayi. Maze Esiteri aha Moridekayi ubutware bw'ibya Hamani. Hanyuma Esiteri yongera kuvugira imbere y'umwami, amwikubita imbere, amwinginga arira ngo amareho inama mbi ya Hamani umwagagi n'imigambi ye yari yagambiriye kugirira abayuda. Umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu, nuko Esiteri arahaguruka ahagarara imbere y'umwami aravuga ati umwami nabishaka kandi niba mutonnyeho ibyo mvuga bikamutunganira nkaba nkundwakaye, ndabinginga ngo bandike inzandiko zo gukuraho izo Hamani mwene Hamedata umwagagi yagambiriye, akazandikishiriza kurimbura abayuda bari mu bihugu by'umwami byose. Mbese nabasha ne kwihanganira kureba ibyago bizaba ku bwoko bwacu, cyangwa nabasha ne kwihanganira kuzareba bene wacu barimburwa? Aha ngaha ikibazo cyari cyakemutse, ariko Esiteri nk'umugore uzi ubwenge, mu by'ukuri murabizi ko itegeko ry'umwami riba ari itegeko ntabwo rikuka. Mwibuke ko nubwo Hamani yamanitswe, Moridekayi akagororerwa, Esiteri akabona nawe akaba arakize,
mwibuke ko hari itegeko ryari ryasinywe ko abayuda bagomba kwicwa. Iryo tegeko iyo ridasinyurwa bagombaga kwicwa. Ariko ntabwo Esiteri igeze anezezwa nuko noneho baguwe neza, we na nyirarume baguwe neza. Yibutse n'abayuda bene wabo, aravuga ati n'ubundi nabo babarimbura. Yibuka yuko hari umutego Satani yateze, kandi Imana niyo yabimushoboje. Inzandiko zirongera zirandikwa zikuraho izari zanditswe zo kwica abayuda bakabarwa gutyo. Tugiye gusoma mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, tugiye gusoma igice cya 49 kivuga ngo mu gihe cy'umwamikazi Esiteri. Batangira batubwira ukuntu abayuda bari barahunze, ariko reka dutangire kuri page 370 ku bafite kino gitabo, page 307. Haranditse ngo ayobejwe n'ibinyoma bya Hamani, umwami Aritazerusi yagushijwe mu mutego wo guca. Reka tubane duhere hejuru ngo akoresheje Hamani wakomokaga kuri Agagi kandi wari umutware ukomeye mu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi. Ubu noneho Satani yakoze uko ashoboye kugira ngo arwanye imigambi y'Imana. Hamani yangaga urunuka Moridekayi w'Umuyuda. Nta kintu kibi Moridekayi yari yarakoreye Hamani, uretse gusa ko yari yaranze kumwubaha bisa no kumuramya. Mu by'ukuri abantu b'Imana nta kintu kibi bakoreye isi, ntacyo. Munakubwira ati rwose nta kintu kibi uretse ko yanze ibi, uretse ko akabya, uretse ko afunga umutwe. Ibyo ngibyo nibyo byakuye urwango. Ngo nta kintu kibi Moridekayi yari yarakoreye Hamani, uretse gusa ko yari yaranze kumwubaha bisa no kumuramya. Abonye ko gufata Moridekayi wenyine ntacyo bimaze, Hamani yacuze umugambi mubisha wo kurimbura abayuda bose aho bari bari hose mu gihugu cya Ahasuwerusi, ndetse akarimbura ubwoko bwa Moridekayi. Ariko Hamani yaranganaga koko, yaranganaga pe. Ukanga umuntu, ukanga n'ubwoko bwe bwose. Kandi mu bantu b'Imana hari abantu bafite inzangano. Umuntu akakwanga, yabona n'umwana wawe akamwanga, yakumva nk'umuntu mama wawe akamwanga, yakumva nk'umuntu murasengana akamwanga. Urwo rwango no mu bantu b'Imana rurimo. Ariko Yesu yabasha kurukura mu mitima yacu. Ayobejwe n'ibinyoma bya Hamani, umwami Aritazerusi yagushijwe mu mutego wo guca iteka ryasabaga ko abayuda bari baratataniye ndetse banyanyagiye mu mahanga yo mu ntara zose z'ubwami, n'Abamedi n'Abaperesi bose bicwa. Hashyizweho umunsi abayuda bagombaga kurimbuka, kandi imitungo yabo ikanyagwa. Ntabwo umwami yigeze azirikana ingaruka ndende zari guherekeza ishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'iryo teka yari yaciye. Satani ubwe ari we wari nyirabayazana wihishe w'uwo mugambi mubisha. Yageragezaga gutsemba ku isi abari bakibarizwaho kumenya Imana by'ukuri. Ngo Satani yakoresheje ngo Hamani agusha umwami mu mutego, ariko ngo umwami nawe ntigeze atekereza ku ngaruka ibyo bintu bizagira. Barangije batubwira amagambo akomeye ngo Satani ubwe ari we wa nyirabayazana wihishe w'uwo mugambi mubisha. Yageragezaga gutsemba ku isi abari bakibarizwaho kumenya Imana y'ukuri. N'ubu ngubu niko bimeze. N'ubu haduka ibintu, batihindagurika ry'ikirere, batihaje ibyorezo, kandi koko abantu bakumva ni na Moridekayi na Hamani yavugaga ko banze kumupfukamira. Umva n'abafata imyanzuro hari abari kwifata batazi ibintu bari gufata, batazi yuko nyuma y'ibi bintu hihishemo ko
Satani ari gushaka umuntu wubaha Imana y'ukuri. Nta wundi muntu Satani ashaka, ni uwo nguwo. Bakabyitirira ibyorezo, bakabyitirira ihindagurika ry'ikirere, nyamara inyuma yabyo hihishemo ko Satani ashaka umuntu wubaha Imana y'ukuri. Mu minsi iri imbere turaza kubirebesha amaso yacu, kandi ibyo bihe umuntu urebesha amaso y'umwuka ari kubireba ko ari byo bituri imbere. Kandi mu bihugu byose ngo ariko imigambi mibisha y'umwanzi yatsinzwe n'imbaraga iganje mu bana b'abantu. Mu buntu bw'Imana, Esiteri umuyudakazi wubahaga isumba byose yari yaragizwe umwamikazi w'umwami w'Abamedi n'Abaperesi. Moridekayi yari umuntu wa bugufi mu muryango wa Esiteri. Mu kaga gakomeye barimo, yiyemeje gusanga umwami Ahasuwerusi kugira ngo bavuganire ubwoko bwabo. Esiteri yagombaga kwigerezaho akajya imbere y'umuvugizi w'ubwoko bwe. Moridekayi yaravuze ati, ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Natwe turi mu gihe ibintu tugomba gukora, tugomba kubikora nk'aho turi kwigerezaho, ariko tukigerezaho dufite ibanga yuko twabanje kubana n'Imana. Akaga Esiteri yahuye nako kasabaga ko habaho kugira igikorwa mu buryo bwihuse. Akaga Esiteri yahuye nako kasabaga ko habaho kugira igikorwa mu buryo bwihuse kandi bushimikiriye. Ariko we na Moridekayi babonye ko Imana nitagira icyo ibakorera gikomeye, umuhati wabo ubwabo ntacyo ushobora kugeraho. Ibyo bari kuganira byose, umwamikazi yari umwamikazi, yari no kuvuga ati have mbacikishe, ariko ngo bararebye basanga umuhati wabo ubwabo hatarimo gutabarwa n'Imana nta kintu byabagezaho. Reka mbabwire, umuhati wacu wose twagira muri ibyo yarembye ngo umwete wacu n'umuhati wacu ngo ni agahinda gasaze, ni amahoro adashira. Byose ngo ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Umuhati wabo ubwabo ntacyo ushobora kugeraho. Ku bw'ibyo Esiteri yafashe igihe cyo kwihererana n'Imana yo soko y'imbaraga ze. Ariko uyu mugore Imana imuha umugisha Esiteri, ngo yafashe gahunda yo kubana yo kwihererana n'Imana. Imana yo soko y'imbaraga ze. Esiteri yaranazi yuko imbaraga ze ziva ku Mana. Twebwe tuzi ko imbaraga zacu ziva he? Hari abishingikirije abagabo, hari abishingikirije abana babyaye, hari abishingikirije bene wabo, hari abishingikirije ko bafite bene wabo bakora muri minisante bazabishyira muri sisiteme, hari abishingikirije, umva buri wese afite ibintu yishingikirijeho. Ariko ngo Esiteri yafashe igihe cyo kwihererana n'Imana yo soko y'imbaraga ze. Esiteri yabwiye Moridekayi ati, genda uteranye Abayuda bari i Shushani bose, mwiyirize ubusa, musangire, munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa. Nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. Esiteri ni umuntu w'Imana, umuntu wemera guhakirwa ubwoko bwe, umuntu akemera kuvuga ati niba nzanarimbuka nzarimbuke. Ndabyibuka nanone mu gitabo cyo Kuva harimo amagambo nakunze. Kuva igice cya 20, Kuva igice cya 32, harimo ukuntu ngo Aroni acurira Abisiraheli ikigirwamana cy'ikimasa mu izahabu. Iki gice turi kukigana naragikunze, ukuntu Aroni Mose yagiye, Aroni yagiye ku musozi, Aroni acurira ikigirwamana cy'izahabu Abayisiraheli. Mose agarutse asanga bari kugisenga. Ikintu cyantangaje, umurongo wa 9:32 handitsemo ngo, kandi Uwiteka abwira Mose ati,
ubwo bwoko ndabubonye dore n'ubwoko butagonda ijosi none nyihorera uburakari bwanjye bubagurumaneho mbarimbure nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye ngo Mose yinginga Uwiteka Imana ye ati Uwiteka niki kigurumanishije uburakari bwawe ukarakarira ubwoko bwawe wakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko menshi niki cyatuma uvugisha abanyegiputa uti kubagirira nabi niko yabakurije ino ngo ubicire mu misozi miremire ibarimbure ibakure ku isi shira uburakari bwawe bw'inkazi wibuke inabi ushaka kugirira ubwoko bwawe ibuka Aburahamu na Isaka na Isirayeli abagaragu bawe abo wabwiye wirahira uti nzagwiza urubyaro rwanyu ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru kandi icyo gihugu mvuze cyose nzagiha urubyaro rwanyu kiba umwandu wabo iteka ryose Uwiteka yibuza inabi yavuze ko agiye kugirira ubwoko bwe aya magambo yo kuri Esiteri yongeye kunyibutsa kino gice undi muntu wemeye guhakirwa Esiteri yahakiwe ubwoko bwe ku mwami nibuka Mose ahakirwa Abisiraheli ku Uwiteka Abisiraheli bari bakoze ibya reka mbabwire mu gihe cyacu ugize Imana ikakubwira ati wowe nzaguhindura ubwoko bukomeye wahita uvuga uti bice rwose njyewe nzibera ubwoko bukomeye ariko Mose yibutsa Imana ibyo yavuze ku bwoko bwayo nyuma Mose yaje kubahana ariko Mose ntabwo yigeze yemera yuko Abisiraheli Imana ibarimbura kuko hepfo Mose yabwiye Imana ngo nubarimbura unyandukure mu gitabo cy'ubugingo murumva uru rukundo rwo gukunda umunyabyaha Esiteri nawe hano yabaye nka Mose yemera guhakirwa ubwoko bwabo ngo ibyabaye byaje gukurikirana mu buryo bwihuse ari byo kujya imbere k'umwami nibyo bari kutubwira bya bindi byose uko byagenze barasenze ajya imbere y'umwami Imana amasengesho Imana yageze ku Mana Imana ikora igitangaza Esiteri ahamagarwa n'umwami Esiteri abyitwaramo neza mu bwenge Imana yamuhaye ntiyahubuka kandi abayuda baratabarwa ku murongo kuri paji ya 308 haravuga ngo umunsi wari washyizweho ko ariho bari burimburwe abayuda bateraniye mu midugudu yabo mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose ngo bafate abashakaga kubagirira nabi nta muntu wabashaga kubabuza kuko amahanga yose yari yabatinye abamarayika bafite imbaraga z'ikirenga bari boherejwe kugira ngo barinde ubwoko bw'Imana mu gihe bwari bwahagurukiwe kurengera ubuzima bwabo aya magambo arumvikanye baravuze ngo umunsi wari washyizweho ko ariho bari burimburwe abayuda bateraniye mu midugudu yabo mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose aho abayuda bari mu bihugu bari barimo barateranye ngo bafate abashakaga kubagirira nabi nta muntu wabashaga kubabuza kuko amahanga yose yari yabatinye bamaze kubona ukuntu inzandiko zari zatanzwe ngo abayuda bicwe nyuma bakabona izindi nzandiko ko abayuda batagomba kwicwa amahanga yose yarabatinye mwumve ikintu gikomeye ngo abamarayika bafite imbaraga z'ikirenga bari boherejwe kugira ngo barinde ubwoko bw'Imana mu gihe bwari bwahagurukiwe kurengera ubuzima bwabo amena mu gihe abayuda bari bahagurukiwe kugira ngo ubuzima bwabo bujye mu kaga kugira ngo bicwe ngo abamarayika baravuze ngo abamarayika bafite imbaraga z'ikirenga ntabwo bavuze ngo bafite imbaraga zisanzwe abantu b'Imana barakomeye abantu b'Imana aho bari hose ijuru rirabareberera nubwo wakumva woroheje ntabwo woroheje niba uri umuntu w'Imana niba warahisemo Imana utaryarya
ntabwo woroheje. Hasi haranditse ngo ibintu bishishana byageze ku bwoko bw'Imana mu gihe cya Esiteri. Aya magambo ndifuza ko tuyatega amatwi. Ngo ibintu bishishana byageze ku bwoko bw'Imana mu gihe cya Esiteri. Ntibyari umwihariko kuba muri icyo gihe gusa. Ibihe bishishana byageze ku bwoko bw'Imana, byageze ku Bayuda mu gihe cya Esiteri. Ntibyari umwihariko kuba muri icyo gihe gusa. Ubwo umuhanuzi yarebaga kure mu bihe biheruka, yaravuze ati, ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu, nk'uko biboneka mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 17. Abantu bamwe batuye ku isi muri iki gihe bazabona aya magambo asohora. Ijambo ry'Imana rivuze ngo abantu bamwe batuye mu isi muri iki gihe bazabona aya magambo asohora. Umwuka wateye abantu gutoteza itorero nyakuri mu bihe byashize. Umwuka wateye Hamani gutoteza Moridekayi, ngo kubera ko atamupfukamiye, ngo kubera yuko ubwoko bwe ngo ari ubwoko bufite amategeko yihariye. Abantu bamwe batuye ku isi muri iki gihe bazabona aya magambo asohora. Umwuka wateye abantu gutoteza itorero nyakuri mu bihe byashize, mu gihe kiri imbere uzatera abantu gukora nk'ibyakozwe kera, bibasira abakomeza kuba indahemuka ku Mana. Ubu ni ubuhanuzi, kandi abantu bareba barabona ko ubuhanuzi buri kugenda busohora. Ubu buhanuzi twatangiye kugenda tububona. Uyu mwuka wateye aba bantu ba kera ngo uzatera n'abandi, uzongera utere. Abantu bamwe batuye mu isi muri iki gihe bazabona aya magambo asohora. Umwuka wateye abantu gutoteza itorero nyakuri mu bihe byashize, mu gihe kiri imbere uzatera abantu gukora nk'ibyakozwe kera, bibasira abakomeza kuba indahemuka ku Mana. Ndetse no muri iki gihe imyiteguro y'uru rugamba rukomeye iri gukorwa. Nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Munyandikire mumbwire. Haranditswe ngo ndetse no muri iki gihe imyiteguro y'uru rugamba rukomeye iri gukorwa. Nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Baranditse ngo itegeko rizatangwa ryibasiye ubwoko bw'Imana. Itegeko rizatangwa ryibasiye ubwoko bw'Imana bwasigaye rizaba amaherezo risa rwose n'ibyatanzwe na Ahasuwerusi ryibasiye Abayuda. Ntaho bizaba bihuriye, ntaho bizabana ko bitandukaniye. Itegeko ryatanzwe ryibasiye Abayuda niryo rizatangwa muri iki gihe ryibasiye ubwoko bw'Imana. Muri iki gihe abanzi b'itorero nyakuri babona ko itsinda rito ryubahiriza itegeko ry'isabato ari Moridekayi wicaye ku irembo ry'ibwami. Mwabyumvise? Aya magambo tuyatega amatwi neza. Reka mbabwire, igihe tugezemo nicyo gufata imyanzuro ya nyuma, nicyo gutekereza ku bintu twizera, nicyo kubitekerezaho, kuko twabikinishije kenshi, twabiririmbye kenshi, tubiganira kenshi, twabigize ikiganiro, ariko buri muntu yabitekerezeho. Muri iki gihe abanzi b'itorero nyakuri babona ko itsinda rito ryubahiriza itegeko ry'isabato ari Moridekayi wicaye ku irembo ry'ibwami. Uko ubwoko bw'Imana bwubaha amategeko yayo n'ijwi rihoraho ricyaha abaretse kubaha Uwiteka kandi bari bata isabato ye. Baravuze ngo uko ubwoko bw'Imana bwubaha amategeko yayo. Amategeko y'Imana nangaye? Harimo n'amategeko ya temperance mu mategeko y'Imana? Yego cyangwa ho? Baravuze ngo uko ubwoko bw'Imana bwubaha amategeko yayo n'ijwi rihoraho ricyaha abaretse kubaha Uwiteka kandi bari bata isabato ye.
hari igihe iyo tuvuze isabato umuntu wese uruka ku isabato ahita yumva arimo ngo abaruhuka isabato, kandi reka mbabwire twica isabato y'Imana turi abadivantisite b'umunsi wa karindwi. hari igihe rero twabigize ibintu byo kwizina, tubikure ku bintu byo kwizina tubishyire ku bintu byo mu mibereho yacu. urebe niba utari bata isabato y'Uwiteka. itegeko ry'Imana ryo kubaha isabato riravuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, hagakurikiraho ngo mu minsi 6 ujye ukora. muri some ryose hari igihe abantu bavuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato bagahita bashyiraho akadomo, kandi itegeko ry'isabato ririmo ibintu byinshi, Satani azahagurukiriza umujinya itsinda rito ryanga kwemera imigenzo n'imihango byabaye gikwira. muribuka ikintu Moridekayi bamureze? Hamani yaravuze ngo kandi ngo abo bayuda ngo bafite amategeko yabo bihariye, ntibashaka kugendera ku bintu by'abandi. murabyibuka ko icyo bamuvuzeho? kandi nibyo. Satani azahagurukiriza umujinya itsinda rito ryanga kwemera imigenzo n'imihango byabaye gikwira. imigenzo n'imihango, hari imigenzo hari n'imihango byabaye gikwira. abantu bafite imyanya, aya magambo muyatega amatwi. hari igihe abantu njya numva baganira ngo ariko ngo bariya nabo ngo barakabya, ngo uriya nawe yakabije, ngo bise ngo bihuriye hehe ngo n'ubuhanuzi. hari abantu bazi ko nabwo abantu twese kera niko twabyumvaga tutarimbika mu by'Imana. twari tuzi yuko abantu bazajya hariya kuri televiziyo no kuri radiyo no muri karitsiye hakaza amamikoro n'ibimodoka bivuga ngo itegeko ry'icyumweru ryatangajwe. ntabwo ari byo. nanjye kera nari nzwari kera nkiri umwana twayaga tubyiga nkumva hazajya hitangaza kuri televiziyo ngo muruhuke icyumweru. abantu bafite imyanya ikomeye kandi b'ibyamamare bazifatanya n'abatumvira amategeko n'inkozi z'ibibi bajye inama yo kwibasira ubwoko bw'Imana. ubutunzi, mutega amatwi, ubuhanga n'amashuri yizwe bizafatanyiriza hamwe kubapfukirana ngo bagire igisuzuguriro. aya magambo murayumvishe? ubutunzi, abantu bari gukoresha ubutunzi ngo bari gukora ngo inkingo, kandi inkingo bari gushaka kutwica. kandi ibyo biri gukorwa n'aba batunzi b'isi bari ku rutonde isi yakoze abatunzi, abafite amafaranga menshi. hano baravuze ngo ubutunzi, ubuhanga n'amashuri yizwe bizafatanyiriza hamwe kubapfukirana ngo bagire igisuzuguriro. ibi bintu byarasohoye cyangwa ntabwo byasohoye? turi mu ntangiriro yayo. ijoro batubwiye ngo abantu batangiye kubibona. njya nkunda kuvuga ngo ni exercice isi iri gukora. abatware, abagabura na bamwe mu bagize itorero bazaba batoteza, bazafatanya ngo abatware, abagabura na bamwe mu bagize itorero bazaba batoteza, bazafatanya bacurire ubwoko bw'Imana imigambi mibisha. abatware, abagabura na bamwe mu bagize itorero bazaba batotezwa, bazafatanya bacurire ubwoko bw'Imana imigambi mibisha. bazashaka uko barimbura ukwizera kwabo bakoresheje imvugo, inyandiko, kubagira urw'amenyo, kubakangisha no kubakoza isoni. ibi bintu hari ahantu mwatangiye kubibona cyangwa ntabwo murabibona? ndifuza ko munsubiza. ibi bintu mwatangiye kubibona, twatangiye kubibona cyangwa ntabwo turabibona?
baranditse ngo bazashaka uko barimbura ukwizera kwabo bakoresheje imvugo, inyandiko, kubagira urw'amenyo, kubakangisha no kubakoza isoni, kubwo kubavuga ibinyoma n'amagambo atera uburakari. Abantu bazatera rubanda kubahagurukira bitewe no kutagira ijambo rivuga ngo uku niko ibyanditswe bivuga. Bakwifashisha kugira ngo bavuguruze abashyigikiye isabato ivugwa na Bibiliya. Ababi bazifashisha ibikorwa byo gukandamiza kugira ngo batwikire kubura icyo bavuga kwabo, kugira ngo bamenyekane kandi bakundwe. Abashinzwe gushyiraho amategeko bazemera gushyiraho amategeko ashyigikira icyumweru. Nyamara aya magambo turi gusoma igitabo Abakurambere n'Abahanuzi, tugeze kuri paje Abahanuzi n'Abami, tugeze kuri paje 309. Hari umuntu warumbajije ngo turi gusoma ikihe gitabo. Turi gusoma Abahanuzi n'Abami. Baravuze ngo kubwo kubavuga ibinyoma n'amagambo atera uburakari, abantu bazatera rubanda kubahagurukira bitewe no kutagira ijambo rivuga ngo uku niko ibyanditswe bivuga. Abantu bari kugendera mu kigare batitaye ngo uku niko ibyanditswe bivuga, bitaye bo kubyo bari gutekereza. Ariko baravuze ngo bitewe no kutagira ijambo rivuga ngo uku niko ibyanditswe bivuga. Ikintu cyose ukora, niba urya menya ko ariko ibyanditswe bivuga, niba unywa menya ko ariko ibyanditswe bivuga, niba uryama niko ibyanditswe bivuga, niba uvuga niko ibyanditswe bivuga. Abantu turi mu rugendo dukwiye kumenya natwe, nk'uko umwigisha wambanjije yabivuze, niba ibyo dukora ariko ibyanditswe bivuga cyangwa ari ibivuye mu mitwe yacu gusa. Ngo bitewe no kutagira ijambo rivuga ngo ukuri ko ibyanditswe bivuga, bakwifashisha kugira ngo bavuguruze abashyigikiye isabato ivugwa na Bibiliya. Ababi bazifashisha ibikorwa byo gukandamiza kugira ngo batwikire kubura icyo bavuga kwabo, kugira ngo bamenyekane kandi bakundwe. Abashinzwe gushyiraho amategeko bazemera gushyiraho amategeko ashyigikira icyumweru. Nyamara abubaha Imana ntibashobora kwemera gahunda yica itegeko ryo mu mategeko 10 y'Imana. Amen. Abubaha Imana ntibashobora kwemera gahunda yo kwica itegeko rimwe mu mategeko y'Imana. Kuri uru rubuga niho hazarwanirwaho urugamba rukomeye ruheruka mu ntambara iri hagati y'ukuri n'ikinyoma. Nyamara ku byerekeye iki kibazo ntitwarekewe mu gushidikanya. Ku byerekeye iki kibazo ntabwo twigeze ijambo ry'Imana riturekera mu gushidikanya. Umva uko ijambo ry'Imana ryavuze ngo nk'uko byagenze mu gihe cya Esiteri na Moridekayi, no muri iki gihe Uwiteka azarengera ukuri kwe n'ubwoko bwe. Aya magambo murayumvise? Iyo muba muyumvise mba mbonye muri chat mwanditse. Amen. Baravuze ngo nk'uko byagenze mu gihe cya Esiteri na Moridekayi, no muri iki gihe Uwiteka azarengera ukuri kwe n'ubwoko bwe. Imana ishimwe cyane. Umva, Imana irakomeye cyane, Imana irahambaye. Imana yabanye na Moridekayi ikabana na Esiteri, niyo Mana yacu. Kandi batubwiye yuko abantu b'Imana muri iki gihe isi ibabona nka Moridekayi wicaye ku irembo. Ariko Imana nubwo bageze mu bihe bishishana, nubwo bababaye, nubwo Moridekayi yiyambitse ibigunira, rwose ukabona ko ababaye cyane, ariko Imana yaratabaye. Imana yatabaye kubera yuko bagiye imbere y'Imana bagasenga. Bavandimwe banjye, turi mu bihe bishishana, turi mu bihe bitugoye cyane.
igisubizo kitari kuvuga amagambo menshi, igisubizo kitari ukwitana ba mwana, igisubizo kitari ukwemerwa no kutemerwa, igisubizo kiri kujya ku birenge bya Yesu. Niho honyine dushobora kubonera gutabarwa. Nk'uko Moridekayi na Esiteri batubwiye ngo umuhate wabo babonye ntacyo uri bubamarire. Bavandimwe banjye, natwe umuhate wacu nta kintu watumarira na mukeya kereka kwiringira Imana. Nk'uko rero abantu ba kera bagiye babaho, nk'uko abagore bera ba kera babayeho, abagore bera ba kera kuva kera twabonye yuko birindiraga Imana, kandi abagore bose twabonye ko Imana yabatabaye. Mbese abagore bagenzi banjye, si n'abagore gusa, ijambo ry'Imana ritubwira ko itorero ry'Imana ni umugore. Bavandimwe banjye, dufatanyije uru rugendo rwo kujya mu ijuru, mureke twiringira Imana. Mu kwiringira Imana tuzabonamo gutabarwa. Mureke dufate amasezerano aboneka mu ijambo ry'Imana. Mureke tugundire Imana. Mureke twitandukanye n'ibyaha, turabifite byinshi. Turi abanyantege nkeya. Ubu Satani asigaye yarateje ikintu cyo kwirirwa tureba amafuti y'abandi. Umva tugahera mu gitondo turi kuvuga amafuti y'abandi. Ibyo bintu ni umutego Satani yateze abantu b'Imana muri iyi minsi, kandi nawe ufite amafuti. Buri muntu nareba ibyaha bye, nareba amafuti ye. Umubwiriza umukobwa w'Imana Viviane niwe kare wavuze icyo kintu, numva cyongeye kunkora ku mutima. Niba tuzi n'amafuti y'abandi, wapfukamye kangaho basengera. Ko tumaze kubona ko igisubizo cyose kiri kujya ku birenge bya Yesu. Abagore bose ba kera bubahaga Imana, biringiraga Imana, twabonye yuko igisubizo reka mbabwire, hari umugore wantangaje, umugore witwa Abigayire. Abigayire muzi yuko mu magambo yabwiye Dawidi yari ataraba umwana, ariko Abigayire mu magambo yavuze, musubiremo murebe, Abigayire yavuze ibintu byanditse. Bivuze ngo Abigayire yarasomaga, Abigayire yarasengaga, Abigayire yabanaga n'Imana. Ntabwo yapfuye kuvuga ibintu atazi. Yavuze ibintu Dawidi yakumva ko amuhanuriye, ariko Abigayire yakurikiranaga amakuru. Abigayire yabanaga n'Imana. Sara twarebeyeho nuko abagore bera ba kera ngo biringiraga Imana. Mureke twiringire Imana. Mureke tuve mu bintu byose turimo. Mureke tuve mu bituremereye byo bizahoraho. Ariko icyo nshimira Imana nuko nibyo bituremereye byinshi, nuko tunanira Imana bidukurura kubana n'Imana. Mureke rero Satani ye kubidufatiramo ngo dutandukanye nayo, ahubwo ibyo bintu bituremereye bitume twumva nta wundi muntu ushobora kutubera umurengezi uretse Yesu Kristo. Ibyaha byanjye ni byinshi cyane, ibyawe ni byinshi. Gira Yesu inshuti yawe, yabasha kugukuraho ibyaha. Natangiye ndi kubabaza ikibazo ngo ibintu byose twize byatumariye. Buri muntu niyicare agenzura imibereho ye, yongere yisubiremo, Kristo agiye kugaruka. Urugi rw'imbabazi rugiye gukingwa. Izina ryanjye ryagerwaho nonaha cyangwa rikagerwaho ejo cyangwa ryanagezweho, kuko ubu rubanza ruri mu bazima. Nshuti zanjye, mureke twisuzume uyu munsi. Mureke nk'uko abagore ba kera babigenje, babanaga na Kristo, bagatuza, bagasenga. Reka Uwiteka twigishe kubana n'Imana mu isengesho. Tuve mu magambo menshi. Umwigisha wawe wari mugorane we wavuze ati turayagira amagambo menshi, turayafite koko. Ariko ayo magambo menshi kuba tuyafite twayakoresha tuvugira Imana. Twayakoresha tutavuga bagenzi bacu, ahubwo tukayakoresha tuvuga Imana. Reka mbasomere amagambo, icyo kintu umubyeyi nijoro yakivuze, nongera kwibuka amagambo ari mu bihamya by'itorero volume ya 2 page 48. Abagore rwose dufite ingeso nyinshi kandi zimaze kugaragara ko ari mbi. Cyane cyane tuzwiho ikintu cyitwa kuvuga. Ariko mureke kuvuga
tubibyaze umusaruro, aho guhura turi kuvuga abandi, ahubwo duhure tuba nka Esiteri tubwira abaja bacu ngo dufate ibihe byo gusenga. Umuturanyi wacu, umucuti wacu niyo yatubwira ingorane, ninde mubyeyi uri ahangaha, ninde mugore uri ahangaha, undi mugore yari yaza ko dukunda kuganira ngo amuture ingorane ze, narangiza batandukana mubwiye ngo ngure dupfukame dusengera izo ngorane, ahubwo kumwe akubwira ijambo nawe ugahita ushyiramo irindi. Twese ko ariko tumeze, ariko impamvu Imana yadutegurira iri teraniro ni ukugira ngo twihane. Hari amagambo ari mu Ihamya ry'Itorero volume ya 2 paje 48 aravuga ngo nshuti nkunda, guhinduka kuzuye kugomba kuba mu buzima bwawe, nibitaba ibyo uzapimwa mu gipimo usanga udashyitse. Tuvuga by'umwihariko ku bagore n'abakobwa bafite isomo bagomba kwiga. Umuntu niyibwire ko ari umunyadini ntagenga ururimi rwe, ahubwo akishuka mu mutima, idini ry'uwo muntu riba ari ubusa, nk'uko byanditswe muri Yakobo igice cya 1:26-27. Benshi bazapimwa ku munzani basangwe badashyitse mu bijyanye n'iki kintu cy'agaciro gakomeye cyane. Abakristo bagenda bakurikije iri tegeko bari hehe? Ninde uzahagarara mu rubanza rw'Imana akarwanya abavuga ibibi? Ninde uzashimisha Imana akarinda umunwa we, akawurinda mu buryo buhoraho? Mu buryo buhoraho ni ukuvuga ngo umunwa wanjye nawurinda uyu munsi ariko ejo sinkurinde. Ninde uzashimisha Imana akarinda umunwa we, akawurinda mu buryo buhoraho, akarinda urugi rw'umunwa we se? Ntukagire uvugaho ikibi. Aya magambo yarantangaje cyane ngo ntukagire uvugaho ikibi, ntugatega amatwi ibibi by'abandi. Barabanje baravuga ngo ntukagire umuntu uvugaho ikibi, barongera baravuga ngo ntugatega amatwi ibibi by'abandi. Ni inshuro nyinshi tubitega amatwi, nibyo bintu twiberamo. Nihatabaho abatega amatwi, aya magambo ndi kugira ngo tuyumve twese, nihatabaho abatega amatwi n'abavuga ibibi ntibazabaho. Muri kumva ukuntu abatega amatwi aribo bateje ikibazo, ahubwo ngo nihatabaho abatega amatwi n'abavuga ibibi ntibazabaho. Nihagira umuntu uvugira ibibi imbere yawe umubuze. Ntukemere gutega amatwi nubwo uburyo akoresha bwaba bworoheje ndetse agakoresha akarimi keza. Ashobora kuvuga ko asanzwe ari inshuti, nyamara agashyira hanze amakuru yari asanzwe ari ibanga, maze agashyira icyasha mu mico y'umuntu. Ni amagambo akomeye, ariko amagambo atangira yavuzwe ngo nshuti nkunda, guhinduka kuzuye kugomba kuba mu buzima bwawe, nibitaba ibyo uzapimwa mu gipimo usanga udashyitse. Gushyika kwacu kugira ngo dupimwe dusangwe dushyitse bizava ko tubana n'Imana. Reka mbabwire bagore bagenzi banjye, mureke uyu munsi twihane. Bagenzi bacu bari mu kaga kubera twebwe. Mureke na mugenzi wacu dusanze tukiga iki kintu. Nkunda kwigana n'abantu nkabwira nti mureke dukore exercice. Iki kintu ijambo ry'Imana ritubwiye tugishyira mu bikorwa. Niba ijambo ry'Imana ritubwiye ngo twe gutega amatwi abantu bavuga ibibi abandi, reka uyu munsi iyo exercice tuyikore, turebe umusaruro uri ruve mu by'Imana yavuze. Reka turebe amagambo asoza. Hari amagambo aboneka mu mwiteguro w'imvura y'itumba paje ya 5, haravuga ngo naho twaba dufite icyubahiro gikomeye gite,
dukwiye kuba maso tugasenga ubudasiba, dukwiye kugengwa n'umwuka w'Imana buri munsi. Tutagenze dutyo twatwarwa na Satani. Ikintu nkundira ijambo ry'Imana rituburira ahantu turi gukura imbaraga. Nuko tujya kureba ngo kanaka bigenje ate ngo agere kuri ibi, ngo kanaka bigenze ate. Tujya no mu ijambo ry'Imana tuvuge ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo iki, ngo tubikore turebe koko ko ari byo. Hari umuntu wari wafata isezerano ryo mu ijambo ry'Imana ngo arikore exercice arebe ko ibyo bintu Imana yabeshye. Tumara kubyiga hano tugata dutandukana, turi kuvuga ngo ubu turi butandukane, turi gushyira ababwiriza ku murongo. Mwumvishe ukuntu kanaka yavuze, mwumvishe ukuntu kanaka, ese ibyo yavuze byaguhinduye. Amateraniro y'umunsi aba yabaye ayo gukategoriza ababwiriza. Baravuze ngo naho twaba dufite icyubahiro gikomeye gito, dukwiriye kuba maso tugasenga ubudasiba. Nubwo waba uri umuntu umeze gute, nubwo waba ukomeye ute, nubwo waba ubwiriza ute, nubwo waba ufite amafaranga angana iki, nubwo abantu baba bakwemera gute, dukwiye kuba maso tugasenga ubudasiba. Dukwiye kugengwa n'umwuka w'Imana buri munsi. Tutagenje dutyo twatwarwa na Satani. Nitudasenga ubudasiba egare gutwarwa na Satani. Wowe mugore nigenzure impamvu tuvuga amagambo menshi, impamvu adafite n'icyerekezo, y'ibicantege gusa, ni ukubera yuko tutaba maso, nuko tudasenga ubudasiba. Barongeye bavuga hari andi magambo ari mu cyigisho. Icyigisho kivuga aka gatabo k'umwiteguro w'imvura y'ituma ndagakunda cyane. Harimo ibyitegererezo nkunda, nk'uko twabonye icyitegererezo cya Esiteri. Tugiye dufite n'ibindi byitegererezo byinshi Imana yatubwiye. Niba ijambo ry'Imana ryaratubwiye ko tugomba kumera nka Yesu, waricaye umunsi umwe wiga uko Yesu yarameze, ukavuga uti reka mbishyire mu bikorwa usaba n'umwuka w'Imana, biranga. Niba ijambo ry'Imana ritubwira uko Enoki yari ameze, waricaye bishyira mu bikorwa usenga, biranga. Naricaye mbishyira mu bikorwa nsenga, biranga. Amagambo ari kuri paje 17 batubwira ngo imibereho Kristo yabayeho muri iyi si, abagabo n'abagore babasha kubaho nkawe. Iyo ijambo ry'Imana rivuze ibintu biba bishoboka. Riraduhamirije ngo Yesu ko yabayeho muri iyi si, abagabo n'abagore babasha kubaho nkawe, babiheshejwe n'ubushobozi bwe n'ubuyobozi bwe. Mu irwana ryabo barwana na Satani, bakwiye kubona ubufasha bwose Yesu yari afite. Bakwiye kurushishwaho kunesha babifashishwa n'uwabakunze kandi akabitangira. Batubwiye yuko Yesu yari afite ubufasha bwose Yesu yari afite hano ngo atsinde. Ubwo bufasha natwe abagabo n'abagore turabwemerewe. Habuze iki ngo tubone ubwo bufasha? Habuze iki bagore bagenzi banjye? Hanyuma icyigisho kiravuga ngo umugore muri iki gihe, amagambo tugiye gusoresha aravuga ngo icyo dukeneye cyane muri iki gihe ni abantu babatirishijwe umwuka wera, abantu bagendana n'Imana nk'uko Enoki yagenje. Dufite insanganyamatsiko ivuga ngo umugore muri iki gihe. Baravuze ngo icyo dukeneye muri iki gihe nk'abagore muri iki gihe ni abantu babatirishijwe umwuka wera. Hano batubwiye ko tugomba gusaba umwuka wera buri munsi. Hari abantu twese kwigana iki cyigisho, bamwe tunari kumwe hano. Iyi exercice reka mbasabe namwe muri aha ngaha tuyikore. Twize amagambo ko tugomba gusaba umwuka wera buri munsi. Ndabinginze, mu mirimo myinshi dufite, mu bintu byinshi bitujagaraza dufite, reka namwe mbahe iyi exercice ngo tuyikorane. Dusabe umwuka wera buri munsi, buri munsi. Buri gihe njya mbona twandikirana ngo natsinzwe, umwisha yandika ngo natsinzwe, buri gihe dora twatsinzwe. Reka turebe ko nidusaba umwuka wera buri munsi ijambo natsinzwe rizongera kutubamo. Turebe ko umwuka wera atuma dutsinda, tujye ubwusi n'ujya wira turebe ko twatsinze cyangwa twatsinzwe. Nidusanga twatsinzwe, hari n'umuntu sinzi umuntu kare wabyigisha, hari n'umuntu utajya umenya ko yatsinzwe cyangwa yatsinze. Ni ikibazo gikomeye.
ni wa muntu uba mu ishuri ari nyiramungi iyo bigiye ntamenya ko yatsinze ari mu kigare. Reka mbabwire abagore bagenzi banjye tuve mu kigare, bakobwa beza basaza bacu, ndabinginze tuve mu kigare. Kristo agiye kugaruka, kandi ikintu kibabaje ngo abantu bazapimwa basange badashyitse. Ibaze niba uzapimwa ugasanga ushyitse. Turebe amasomo asoza, tugiye gusoma mu Efeso igice cya 6 umurongo wa 18. Haranditse ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Dusengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Ese mugore mugenzi wanjye, uburyo bwose bwo gusenga urabuzi? Ese ubukoresha kangahe? Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 16 umurongo wa 13. Haranditse ngo mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mube abagabo nyabagabo, mwikomeze, ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Imana iduhana umugisha. Nk'uko abagore bera ba kera biringiraga Imana, ndabasaba kugira ngo batubere icyitegererezo cyiza. Iyi nsanganyamatsiko yari insanganyamatsiko yagutse itwereka abagore bera ba kera babigenje bate. Twize ibintu byinshi, ariko ishingiro yabyo ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye gukora formule yayo, ngiye kubiformira ngiye mbikora. Ni ukujya ku birenge bya Yesu, ni ugusengesha umwuka w'iteka, ni uguhora twinginga Imana nk'uko Esiteri yabigenje. Ikibazo Esiteri yari afite yagikemujwe no gusenga. Dufite ibibazo byinshi muri iyi minsi, dufite ibitugoye byinshi, turi mu ntambara y'icyaha kiri kurwanira mu mitima yacu. Icyiza n'ikibi biri kurwanira kuri iyi si. Ndabinginze ngo muri iyi ntambara dufate gahunda yo gusenga, dufate gahunda yo kubana n'Imana nk'abagore bera ba kera biringiraga Imana. Natwe mureke nuko nta yindi Bibiliya izandikwa, natwe tuba abagore bera b'ubu biringira Imana, tubyigiye ku bagore ba kera biringiraga Imana. Ndabinginze, ndabasabira umwuka w'Imana kugira ngo abe kuri mwe kandi abe natwe kuri twebwe, kugira ngo ubwo duteraniye hano tuzaboneke no mu bwami bwo mu ijuru. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Abisenge. Urakoze Mwami Yesu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Utwigishije amagambo akomeye, utwigishije komatana nawe muri byose, kandi tubinyujije mu isengesho. Utwigishije yuko ari wowe wenyine tugomba guhungiraho. Nyamara wongeye no kutwereka yuko ibyabaye mu gihe cya Esiteri na Moridekayi ari byo birindiriye isi yacu muri iki gihe. Turagusabye kugira ngo utwambike imbaraga. Turi abanyantege nkeya rwose. Turagusabye ngo intege nkeya zacu zirangire uyu munsi. Utwambike imbaraga zawe, uduhe umurava wo kubana nawe, uduhe umuhate wo komatana nawe, uduhe gucika ku byatunaniye tubigiheshejwe na Mwuka Wera. Tugushimiye kuba duhaye iteraniro ryiza ry'abagore n'abakobwa ndetse n'abasaza bacu. Mwami, turagusabye kugira ngo amagambo twigiye hano uturinde kuba ari ayo kugwiza ubwenge gusa no kugwiza ibyo tuganira. Aba amagambo akora ku mitima yacu, aduhe kwihana ko turi abanyabyaha. Tugiye gutangira icyumweru, muri iki cyumweru uzaduha umugisha. Abantu bose twateranye nabo tutateranye, buri wese wumvishe ijambo ryawe, uhire ijambo ryawe. Ubuntu bwawe ukomeze bugenga imitima yacu, kandi abana bawe bamerewe nabi mu mpande enye z'isi ubane nabo, ubagirire neza, buri wese umuhaze uko agukeneye. Mu izina rya Yesu. Amen.